ni Yesu twemera kandi araduhagije mu by'ukuri. Imana ibishimirwe ko ari we yaduhaye kandi akaba aduhagije, niwe musa twifuzamo ibyo twari tubuze byose. Reka mu gihe bakiri gutunganya ibyo bintu n'ubundi twumva ijambo ry'Imana yemere nadufashe mbere y'uko barambika umubiri wa mwene data, n'ubundi agire icyo atangariza iyi mbaga. Nanone Yesu ashimwe. Amen. Turabakumbuye cyane, muri abantu beza cyane. Tumaze iminsi tubana mu birori byo mu muryango. Ubushize hari abo twari kumwe kuri Ijuru, turi mu bukwe. N'ubundi umubyeyi wacu n'umuvandimwe yari yacuje. Bwari ubukwe bwa Teofile na Vestine. Nagaragaje ko uyu muryango mukunda kandi mushyigikiye, twarabanye kandi twanaganira no ijambo ry'Imana. N'uyu munsi rero naje muri benshi kugira ngo mushyigikire umuryango muri ibi birori. Uko twari tunezerewe cya gihe twashyingije, murabibona ko ariko tunezerewe n'uyu munsi twakuyemo mwene data. Amen. Bibiliya itubwira ngo twishime iteka kandi dusenge ubudasiba, ngo mubeho byose duhore dushima. Kandi ngo kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Sibyo? Ntukurwaho n'urupfu. Ahubwo umuririmbyi yaravuze ngo maze nintumirwa ngiye gupfa nzabona ibyishimo. Genda umukristo nzabaniwe mu bintu byose ngeze gupfa. Genda umukristo mpora ndihanyo nawe igihugu cyose cyasenga. Ongewe genda umukristo umutima kuko usigaye nkunda Kristo. Tumye icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ajya mu gitero cy'imikunda umukristo ito nikino yeumurenzo umutima wakigerageza ibyago byose umvano wowe n'umwami Yesu. Ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa. Ndageregeje ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Ndageregeje ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Azagira ibyishimo bitavugwa, atumiwe kandi agiye gupfa. Reka mubwire abanyabyaha ikizabakubwira. Uyu ni umukristo umbere y'ikinyuranye ujya mu masengesho, akunda kubimanurira iyo nagiye kubwiriza no mu byumba by'amasengesho. Njye rero babanzi ngisanisha nabo kugira ngo kubona ko mbabwira ubutumwa bwiza. Ahita kubashyitsi, Imana yabishimiye. Ati kuya urupfu rwari rwihuse cyane. Najya kubwiriza bati mwambe mukiye cyane abantu mwampanuriye. Koko muburiyeho inyungu kandi ko ari Kristo no gupfa ari inyungu. Umukristo wese uko ubu nzahantu koko mbahomere. No gutinyura umwana icyo abona neza no kugeraho. Umwana wagiye ku ishuri bakamugaburira bya bishyimbo bidahiye, maze n'igihe muri stoke ntawe kuvuga ati reka mbige igihe gitoya.
si uzabota dufunze si wowe bafunze akiruka ajya mu rugo cyangwa ati nari mfuye yego uwo mwana si wowe bafunze akabona imodoka imujyana iwabo abari kuzirwanira ku muhanda bitanzi yego natwe rero tugomba kurwanira aho kujya iwacu sibyo yego sibyo ubwo rero tunezeranwe turi mu gihe cy'umunezero ntabwo ari igihe cy'agahinda rwose agahinda kacu kagiye kuri Yesu birava mu ntimba zacu nizo yishyizeho yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyane kuri Yesu dufite amahoro ku Mana nk'umwanditsi Pawulo yabivuze mu gice cya 5 cy'Abaroma aravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana ku Mwami wacu Yesu Kristo ngo niba dushyikirije ubuntu dushikamyemo ubuntu tugize gute dushikamyemo ariko nabashimiraga abantu baje kubana natwe mwagize neza kandi abo twaje tuganira batubwira ko bizeye ubutumwa bwiza cyane batubwira tikumbi no kudasobanukirwa gusa wa atuzi ko wangura amakuru karimbuka ati kandi kera zamani ibintu byaragiye kera banene cyane abazaza twanzaye nicyo twifuzaga ku magufa Elisa batereye intumwe umuntu wapfuye ahita bamuzima arazuka ku murambo wa mwene rero dutereyeho abantu bakaba bazima cyane bitwaye gutereraho abandi utunye guziyo mazi aha naho gukira ni ukuri aha naho guhererwa ubuzima rero nanone bimuhaye hajemo n'abera b'i Kigali abo ni bonyine Imana izi ngabera bo mw'isi nizo mfura Imana yishimira zonyine abo twasomye kare mu Byahishuriwe 20 umurongo wa 4 batubwiye kugeza ku wa 7 batubwiye ngo abo ngabo barahirwa sibyo abo bagize gute barahirwa kubera ko ngo bagenewe umuzuko wa mbere niyo wabere abera nibazuka ntabwo abera bazahita bazuka oya ahubwo ngo bazaba bakiriho nabo ariko bera nkabo nk'uko turanga muzehe ahita ntibamenye uburyo bigenda ariko nanjye ariko n'abazaba ngo bagahita bahinduka mu kanya nabo guhumbya bagahita bahinduka twari tubazamukira rimwe tugasanganira umwami wacu nawe rero turakwifuriza kuba uwera ariko kuba uwera nka Kristo sibyo abo Yesu yejeje bameze nk'uko nawe ameze niyo magambo tugiye gusoma mu Bakorinto ba 2 ba mbere Pito 15 umurongo wa 47 reka dusome haravuga ngo umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru nk'uko ubutaka ari niko nabo ubutaka bandi bari sibyo kandi nk'uko ijuru ari niko nabo ijuru bandi bari kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'ijuru amen aongeze kuna wale w'icyenda nakomeza mukanya ubutakari niko nabo ubutaka bandi bari ubutaka bavugano ni Adamu yego sibyo se Adamu wa mbere uko Adamu ari uko yarari nako nabo ubutaka bandi bagize ute babaye Abaroma 5:18 haravuga icyubaro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bakirwaho iteka ntubyumva Adamu acumuye twari ducumuriye muri we tunaciriweho iteka muri we kandi sibyo uko Adamu ari wa mbere niko nabo bikomotse bagize gute bari harimo akabanga gakomeye Imana ntabishyira abanyabyaha mu byiciro oya kuri mwene Adamu birahagije sibyo nta kategori z'abanyabyaha zigize gute zibaho sibyo wavuganye kamere ya Adamu kamere y'icyaha umunyabyaha rero kugera ku munyabyaha wese ahava akagera aho twari kumwe twasobanuye icyaha neza cyane ntabwo icyaha ari ibyo wakoze ibyaha niyo kamere ukomora kuri Adamu icyo cyaha nyirizi iyo kamere wamukomora yo kutumvira
Imana irimo ibyaha byose noneho hari ibyo wibonaho ni imbuto za ya kamere ubwo rero ntabwo imbuto arizo mbi cyane nk'igiti sibyo kubera ko igiti nicyo zeraho bikumvikana wowe biteka ubona utotora imbuto ariko igiti kigize gute kigihari zikongera zikagira ute zigashibuka kubera ko igiti zeraho kirahari nubakongera imyaka 3,000 kuri ufite waba ukimeze gute waba ugitotora umunyarwanda bivuze neza ngo umuntu apfaye kamere ipfa nyirayo yapfuye ubwo mu gihugu yari rero ya kamere igize ute irahari kandi izera imbuto uko byamera kose kandi ushobora kwera nyinshi cyangwa se nkeya ariko ku Mana birahangana y'abantu icya kabiri igiti umuntu yariyeho kirimo ibyiza ndetse n'ibibi niyo bigatangaje kwibona hari ibyiza wagize ute wakoze ariko nabyo birava kuri cya giti kibi ni igiti Imana yakubujije ukijyaho kera rero ibyiza ndetse n'ibibi idini twigishije ko twakora ibyiza byo muri cya giti bikazadufasha kwemerwa n'Imana ntabwo ari byo baratubeshye isoko mbi ntabwo ibamo amazi meza Yesu yaravuze ngo nimwite igiti n'imbuto zacyo muzite niba ari kibi n'imbuto niba ari cyiza n'imbuto nziza umuntu wo kwa Adamu rero ntiyakora byiza n'Imana ibyemere kuko abikomora ni ku giti yabujijwe n'Imana kuryaho niyo mpamvu tugira abantu b'inyangamugayo abantu b'imfura abantu beza ni abantu bagaragaza byinshi byiza byo kuri cya giti ariko ntabwo ari beza imbere y'Imana niba ari cyane ndetse ngo nibo bari cyane bikabije kubera ko rero birakugora kumubwira ko ari umunyabyaha kandi asenga kandi afasha abakene kandi ahanura kandi yitanga atanga icyacu n'amaturo kandi ari icyitegererezo mu rusengero asengeramo kandi avuga rozari ndakuramutsa Mariya ariko bajyamo akantu kagahita kagaragaza neza ibyo bavuga uragushabira tubanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira kuri umunyabyaha uzayimuka ndakurahiye ariko sibyo mwabikuye aho baba mu gice cya 8 ku murongo wa 26 haravuga ngo nuko ngo Mwuka adufasha mu ntege nke zacu ngo kubera ko tutazi uburyo dukwiriye gusenga ariko Mwuka asabira abera ibura n'uko Imana ishaka kagari Mariya usabira abera umubyeyi w'Imana Imana bagahita bayifata bakayigira umuntu bakayiha mama we ninde Yesu Kristo nawe kandi ntazaduhuza n'Imana ahubwo yamaze kuduhuza n'Imana sibyo twayirinde kariyo ndirimbo dore urukundo rwatunyamfira ibyaha byanjye biramba mu mva maze arazuka wamuze nagaruka nzamushemerere ubwo muzuko wa Yesu niwo wamuje nande Imana bikumvikana ntabwo ari amafaranga na Imana kugira ngo inyemere si ukwihomarika sibyo byatuma Imana inyemera oya Imana izi imitima y'abantu hepfo ku murongo wa 9 Pawulo amaze kuvuga ngo tumaze guhamya abayuda n'abagiriki ko bose batwarwa n'ibyaha ngo mbese turabaruta twebwe akabagira wayada tubikana umuntu wese nuko ameze nanjye nuko navutse meze nikubiyemo kubwajyamo twese twabaye nk'Adamu kuko ubutaka niko nabo ubutaka bandi bari nta munyabyaha urutundi abo mu kabari n'abo mu rusengero bose barahwanye imbere y'Imana ariko baratandukanye imbere y'abantu sibyo ariko mu kabari ashobora kumva Yesu imbere yo mu rusengero kubera ko mu rusengero akumarira imyaka amaze yarakijije nk'ubwo rero Yesu wamukiza ntabyumva aravuga ati kandi ndirimba njyewe naretse inzoga n'itabi ntabwo nigeze inzoga n'itabi bibaye gukizwa no kureka inzoga n'itabi ntabwo naravuze jiji Pawulo avuga ko yari inyangamugayo rwose sibyo ngo gukiranuka guheshwa n'amategeko mu Bafilipi mu gice cya 3 umurongo wa 9 sibyo arabanza akavuga ibisego
akavuga ko ari umuyuda wo mu bayuda sibyo abati ndi umufarisayi kuby'amategeko kuby'amategeko njye yishinze kuyubahiriza no gutoza abandi kuyubahiriza inyangamugayo nari inyangamugayo nta kintu wambonaho kikosa mu buryo bw'amategeko ariko nza kumenya rero ko ibyo bintu byose niringiraga ari umwana ari amazirano kwitekereza nk'amazirantoki ngo kugira ngo mbone ko ndi muri Kristo ndafite ndafite kwandika kuzamo no kubahiriza amategeko ngari aho mfite gucyanuka kuva ku Mana wese no kwizera nde Yesu Kristo ngo kubisha kandi idini narenganya itorero cy'Imana yagiragisha kandi idini ku buryo yicarera abati ntabwo Yesu yari yangije sha abantu gukora ijuru abandi bagafunga ndetse biza Stefano nawe murarahari avuga ati ni mumwicisha umuntu uvuga ngo Yesu yarabirangije abantu ngo bajye mu ijuru bwa Yesu mumwice aragesha abantu arabuze gukora ibintu bitegetswe n'amategeko sibyo nuko se yaragisute yageze ute kundaga kubahiriza amategeko y'Imana ku buryo n'uwavuze ko amategeko atari inzira ijyana umuntu mu ijuru yemeza ko umuntu akwiriye kugira ute gupfa buse wamubishisha ntabwo bamuca Pawulo ishaka rwose nawe ngaze gusanga ibyo yiringiraga ibyarindamuye ndabihindura igihombo niwumva indamuye nkumva amafaranga mbese ubutunzi yari afite ibyo yingiraga byamujyana yabihinduye igihombo amategeko wagize ute urahirije ahubwo kwa Yesu aguha nk'impano wamwizera Imana igakukubaraho bavuze ngo uko wijuru ari niko n'abijuru bandi bari tekereza nawe nanjye nikomeze kandi kwikunda umwana wayo yeni kwikunda nakwiriye na umugome n'ukwima Yesu wambambiwe ku musaraba nanjye niko nakwiriye ifuziki igendeye ku tufuti twawe wawe udakwiriye birumvikana ariko iyo wizeye Yesu ntabwo Imana yongera kukubara nkawe ikurebera mu ishusho y'uwo wizeye n'ubwo igicumuro cy'umwe cyatumye duhinduka abanyabyaha ku bw'uwo utanabikoze Amena. Ikibanza na data wo n'ijuru rwera kubunga azagezayo ngo tubane iteka ryose icyampa ngo nawe tuzabonye n'ingingo ikibanza kwa data mu rugo rwe ariko mishayishande umwana witeza Yesu kuko Yesu yakiranutse ari ndahagarariye yakoreye Imana ibyiza hano mu isi imyaka 33 ari ndewe ahagarariye ari umucunguzi wanjye kumwizera byatumye Imana ifata kwa gukiranuka kwa Yesu ikunyambika nk'aho ari nge wakiranutse kuko ibyo umucunguzi akoze bibarwa kuba yacunguye uko ari ijuru rero uko ijuru ameze uwo ni Yesu niko n'abijuru bandi bameze nanjye niko ndi mu maso y'Imana birikumvikana sibyo nawe uyu munsi wakwizera Yesu n'uwaje mu isi kuko ari byo gukiranuka mu cyimbo
agamije nka kwiyereka ikintu gukiranuka ikujyane he mu ijuru ugendeye ku gukiranuka kwa Yesu Kristo. Bikumvikana? Yego. Umurongo nasorejeho wa 49 kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uwijuru. Sibyo? Ariko uko twambaye ishusho y'ubutaka sibyo niko tuzambara n'ishusho y'uwijuru. Iyo wizeye Yesu bakabanga ngiye kukubwira, iyo wizeye Yesu ubusa nawe mu mwuka ukagaruye umubiri wiwe. Nibyo. Indirimbo za Salomo zazikunda cyane. Umugeni yaravuze ngo bakobwa b'i Yerusalemu atariga ntimunanzeke ngo nuko nyirabura rwose n'izuba ryambabuye nawe ubundi bwiza